reka twongere tubahe ikaze mwese mukurikirana channel yacu Sweet Home. Tunabasaba gukora subscribe niba utarayikora kandi nawe wayikoze turagushimiye. Tubanje gusuza abantu bose badukurikirana babasha gukunda ibikorwa dukora, tunabizeza ko mu minsi iri imbere tugiye kubagezaho ibikorwa bigaragara kandi bifatika. Icyo usabwa rero nta kindi ni gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubibonera ku gihe. Imbere ya kamera turabona umukobwa mwiza cyane, nge mwita mbega inshuti, ariko aratangira yibwira abadukurikirana, abwira abanyarwanda amazina ye bakwitana. Murakoze cyane, nitwa Cyuzuzo Violette. Sini gute wipresenta Cyuzuzo? Ndi umukobwa cyangwa ndi umudamu? Okay, nitwa Cyuzuzo Violette, ndi umukobwa, nkaba ndi umukinnyi wa filime. Ubivuze neza cyane kuri umukinnyi wa filime. Muri iyi minsi cyangwa se kuri iyi tele tugusanze muri gukora filime yitwa ngo iki? Amahitamo. Amahitamo. Kubera iki mwayise amahitamo? Numva impamvu wenda ntabwo namenye impamvu nyiri filime yayise amahitamo, ariko ni izina ryiza kuko mu buzima bwacu tugira amahitamo. Yaba meza cyangwa mabi. Violette, iyi ni filime ya kangahe uri gukina kuva winjiye mu mwuga wa sinema? Ni nyinshi, ariko izo nabasha kumenyekanamo ni ebyiri, ni na gatatu. Ni iki cyakugoye mu rugendo rwawe rwa sinema, ku buryo umwana w'umukobwa uri mu rugo ushaka kuza mu mwuga wa sinema ashobora kuvuga ati niba Violette yarahuye n'iki ngiki nanjye nshobora kuzahura nayo? Umuntu usanzwe udakina sinema biba bigoranye ko yakwinjira mu mwuga wa sinema atabikunze, ariko ngiye kubera ko nabikundaga numvaga nyine mfite ubwuzu bwo kwinjiramo, ariko nkabona ari ibyo bakina nkabona sinabasha kubikina. Nkatangira kujajinga bwaba ari abantu babikina mu buraya kandi wenda haba harimo inyigisho, ariko kubera ko nabashije kubijyamo namenye inyungu zabyo. Nari nkubajije ngo niki cyakugoye mu kwinjira mu mwuga wa sinema, cyane cyane ko uri umwana w'umukobwa. Bamwe nagiye nganiriza bagiye bambwira ati hari aho twagiraga bakatwaka ruswa ishingiye ku gitsina, abandi bakadukoresha casting ariko tugategereza ko bazaduhamagara ngo dukine tugaheba. Wowe mu rugendo rwawe nta mbogamizi waba warahuye nazo? Imbogamizi ntizabura, ariko buriya ufite ubushake ikintu cyose kirakunda. Ese kuri kuzisha ntizakubaye? Imbogamizi ntizabura ko mu buzima tuba buri muntu agomba guhura n'imbogamizi. Aho umaze kugera harashimishije cyangwa se urumva ushaka kurengaho? Nshaka kurengaho cyane, ariko at least. Ninde washimira kuva aho winjiriye mu mwuga wa sinema? Ndashimira director wanjye Karine, n'umugabo Buti. Abandi washimira? Abo ngabo impamvu mbashimiye ntabwo ari uko wenda aribo duhorana cyane, ariko nibo bamfashije kujya kuri kamera, abantu bakabasha no kunyandikaho komenti bakamenya bakanambwira ko hari igihe nambuka ahantu bakampamagara Kariza, so rero nibo babashije kumenya iryo zina. Ni iki wabwira abantu bakurikirana filime zanyu ukurikije komantere mugenda mwakira, yaba inziza cyangwa imbi? Ikintu nabwira abantu bareba filime dukina, ntabwo biriya bintu dukina ari ukuri, aba ari inyigisho turimo turatanga. Iyo udakosora iryo jambo ariko tumwana mubeshya abanyarwanda. Hari abantu babifata uko bitari, bakabona wenda umuntu akinanye seni n'undi mu buriri bakumva ko hari ikibyihishe inyuma, ariko ntabwo ariko kuri, cyane cyane ko n'igihugu cyacu ntikibyemera. Inyigisho tuba turimo turatanga, kandi komenti muduteraho yaba ari nziza cyangwa imbi ntabwo tubarakarira ko muba muri kuduha motivation y'ibyo dukora. Niki wabwira
umuntu wese waba yaraguciye intege akubuza gukina filime bitewe n'aho umaze kugera? mbere ntabwo namubwira ati usaba imbabazi ku Mana, ikindi ko nta kindi namubwira. Ikindi namubwira nyine ntakongera guca umuntu intege ko ntabazi nyine icyo azavamo. Ego nanjye ndifuza ko mwamfollowinga kuri Instagram nitwa Cyuzo Gladius, kuri TikTok nitwa Kariza Official. Kariza, ntabwo natandukana nawe ntakubajije, ufite sheri, ufite umukunzi? Mbega inshuti, ubu nta sheri ufite ku myaka yawe wibitseho? Oya ntabwo mufite, ariko wenda mfite abandi. Ariko ntabwo wari wacagura? Ntabwo ndahitamo. Ni ukuvuga ngo babandi bagutereta bamenye ko nta sheri ufite. Ngaho gira icyo uvuga wumva ni iki wumva nari kukubaza ntakubajije? Nta kintu wari uzi ko ndi kukubaza ntakubajije? Nari nzi kuri wumbaze ku kintu cyerekeranye n'umushahara wo muri sinema. Okay, ngaho uhita ugisubiza. Iki kintu cyerekeranye n'umushahara muri sinema, impamvu mvuze impamvu nibaje, impamvu utakimbaje ni uko hari abantu benshi baba bambaza ese muri sinema ubona bigenda, harimo amafaranga. Hari abantu benshi nyine baba bumva baza muri sinema baje gukorera amafaranga. Yego n'amafaranga arimo, ariko iyo wakoze cyane, kandi buri kintu cyose iyo wakoze cyane ubona inyungu yacyo. Mbese baze bakore cyane? No, sinema ni impano, ntabwo ari ikintu nyine wicara wowe ugatekereza ukumva ko wahita ukizamo. Ntabwo ari nk'umushinga wowe waterura ngo ushyiraho ngo ngiye gukina filime. Ni ibintu ukunda ugomba kwiyumvamo, ukumva ko nyine ari impano yawe kandi ukanabikunda. Wakoze kuza, ubutaha filime zose ukinamo ujye ubabwira ko tuzikeneye, kandi tuzikeneye kujya uhereye ku ishyano, kuko niryo tukuze cyane. Mbega inshuti bakwitana? Izina njye nitwa Mukamucyo Odette. Kuri hano rukora iki? Nari naje gukina. Gukina iki? Gukina filime. Watangira wibwira abantu dukurikirana, ese urugendo rwawe muri sinema rwatangiye ryari, ubugezehe? Murakoze. Urugendo rwanjye urebye ntabwo ari rurerure cyane, gusa nanone ntabwo ndi na bugufi cyane, ni hagati na hagati. Uko nabibonye kubireba uba ubona ari ibintu byoroshye, ariko iyo ugeze kuri tele uhita umenya neza ukuri. Gukina filime ni impano wavukanye cyangwa nuko ubikunda? Ni umuntu nabonye ari gukina numva arabinfluencinze cyane, bituma nanjye numva nshaka kuyikina, kandi nawe bambwira ko nyine iyo mpano nyifite gukina bitaniye. Uwo muntu se ni umunyarwanda? Niba ari umunyarwanda wamutubwira? Yakinaga muri sinema yitwa Diane, n'ubu wumva hafi. Wumva wabasha gukina nka wese? Wabikora? Filime uri gukinamo ubu ngubu bayita ngo iki? Amahitamo. Amahitamo. Ikorwa n'iyihe kampani cyangwa se ikorerwa kampani ni Badiko. Numva ari ibyo. Filime Amahitamo wabonye yigisha iki ku buryo umuntu utarayireba cyangwa se umuntu ukubonye akumva ashaka kumenya uko ukina wamushishikariza kujya kuyireba? Ikintu nabonye yigisha cyane ni ukubana neza n'abandi muri sosiyete cyane, kuko ushobora kwishyira hejuru uyu munsi, ejo isi ikagushira hasi.
nicyo kintu nabonye cyane yigisha nyine kubana neza n'abandi. Ni iki wumva wifuza kuzageraho muri uru rugendo rwo kwinjira mu mwuga wo gukina filime? Kugera kure nkaba numva ari umuntu avuga ngo nka wenda ari nabera role model akaba yumva ko yakina nkanjye. Ibyo bintu biratera ishema cyane kumva umuntu ngo ndashaka gukina nka runaka nyine uba ubona ko bishimishije cyane. Ni iyihe sene wumva utabasha gukina? Zose wazikina? Ni iyihe sene kuva watangira kwinjira mu mwuga wa sinema baguhaye gukina ukayikina wumva iguteye ubwoba bitewe n'uko abantu nibayibona bazayakira? Ni iki wumva wifuza wabwira abanyarwanda? Ko mbakunda cyane kandi bakore cyane, niba bafite inzozi baharanire ko yazigeraho. Ko nkanjye navuye ku ishuri nasoje senior 6 numva ko ngomba gukina filime uko byagenda kose. Turagushimiye. Murakoze. Mbega inshuti icara hariya. Ibyo bintu biteze nk'ibyacu. Icara hariya. Ako zo mfite ikihe kibazo?